muraho neza nkomeje kubashimira cyane uburyo mukomeje kureba video. So uyu munsi ntabwo nshaka kubarambira no kugira ngo dutinde, tugiye kurebera hamwe step by step uburyo ushobora applyinga kubifuza kuza muri Canada ukoresheje uburyo bwa Arrima. Mwarabinsabye muri benshi muri comment, n'abagiye banyandikira kuri Instagram bambaza uburyo bikorwa. Nizere ko ngiye kubasubiriza muri iyi video, tugumane ntagire akantu kagucika kuko nutaruka uribura uze kuyoberwa uko bimeze, ariko nureba video yose iraza kurangira wasobanukiwe. So stay tuned, reka dutangire no turebere hamwe uburyo bikorwa. Okay, noneho rero tugiye gutangira application yacu muri Arrima. Uraza muri Google wandikemo Arrima nk'ibisanzwe rwose, ndagerageza kwihuta uko mbishoboye kugira ngo video itaza kubarambira. Tuze kuri Arrima, hanyuma uze hano kuri buryo Arrima, uze hano kuri access online services. Reka dukoresha icyongereza ko abantu benshi nicyo bumva. Access online services, uklikeho, urahita ubona tableau imeze gutya. Kankore full screen kugira ngo hatagira ibintu biza kuba derange. Okay, muri screen harahita haza tableau imeze gutya. If you have an Arrima or Learn French account, you must use your username to log in. Nukuvuga ngo ahangaha urashyiramo email address na password yawe, ariko bahita bifite uraza hano ukabanza ugacreate account muri Arrima. Njye rero koko nsanzwe mfite email yayo na address, ndaza mbyandike, ariko bahita bifite uza hano kuri create an account. Kugira ngo twihute rero koko deja mbifite, ndaza hano kuri email, shyiremo email yanjye, nindangiza nandikemo password yanjye. Hanyuma nindangiza nimara kuyandikamo nza hano kuri login. Okay, tukomeze. Urahita uza hano handitse ngo choose the option that correspond to your situation. Nukuvuga ngo hano hari an individual, I represent a person, I'm a business. Njye rero koko ndi kubereka ndi gukora nk'umuntu uri individual, kandi nawe niba utari kuri present umuntu, utari gukorera undi muntu, uraza hano kuri I am an individual, uklikeho, scrolling. Ibintu ni byinshi sinabisoma pe nakubeshya, ariko ni amabwiriza, ibyemewe n'ibitemewe, ibyo ushaka gukoresha, nukwanga ibisabwa byose. Ufite umwanya wabisoma, ariko njye rwose ntakubeshya sindi bubisome. Ndaza hano handitse I have read and accept the profit terms of use stated above. Uklikeho, nahangaha wemeze, nurangiza uze kuri next. And then dukomeze. To create your profile, you must complete the following two sections. Hari family name, hakazana na first name. Nukuvuga ngo entered in the passport. Nukuvuga ngo ahangaha ugomba gukoresha amazina yanditse kuri passport yawe kugira ngo bitazanyuranya mu gusubmitinga, kuko uraza gushyiraho na nimero ya passport. Ni byiza ko rero ibi bintu bikora ufite passport. Niba rwose na passport ufite, ubanza uyishake, tukatumwita amazina yo muntu. Noneho first name lenda reka twandikemo Alice. Okay, noneho ubwo no kuri sex ubwo turashyiraho female. Date of birth reka tumuhimbire wenda 1990. Excuse, 1990. Noneho tumuhimbire wenda ko yavutse wenda mu kwa gatatu, wenda 10 z'ukwa gatatu, sibyo? Noneho tuze hano kuri city of birth, wenda reka twandikemo Kigali.
sibyo. Country wenda reka twandikemo Rwanda, hanyuma ugahita ukomeza following. Ubwo urabona ko n'aka kabiri tukarangije, tumanuke. Ahangaha noneho ariko enter the number, street, apartment if applicable. Kigali KKT3 ni urugero. Country twashyizeho, territory twavuze ko ari Rwanda, province wenda nayo twayivuze, city nayo twayanditse, urumva. Noneho tugiye hano hasi, phone number, reka dushireho wenda cell number imwe, 250 wenda Rwanda, 788. Mfuye guhimba nimero. Hanyuma dukomeze hasi, only space and dashes for maximum for 20 characters. Okay, noneho create my profile. Ahangaha barambwiye ngo to fill the phone number field you must use only numbers. Okay, ubwo no please turayikuraho, hanyuma dukore create my profile. Okay, creatinze rero, hanyuma profile successful completed, sibyo. Noneho ko turangije gucreatinga profile yacu, turahita tuza hano, your profile has been successfully created, you will be redirected to the authentication page. To access your profile, you will need to enter the email address and password you use during registration. Okay, ahangaha urahita ukora leave, aho wiconnecting ubundi bushyashya ukoresheje ya email address na password. Ukore kuri login. Ubu rero twavuga ko aribwo application yacu igiye gutangira. Uzahita ubona aka screen kameze gutya, handitse my files, my documents and my payments. Muri files urabona ko nta kintu dufitemo kuko bari kumbwira ngo creating new folder. Folder ngiye gucreatinga ni ukuyicreatinga muri Arrima. Icyo navuga cyo kuri my document ni ukuvuga ngo mu gihe wujuje application yawe, document zose nuza immigration ikoherereje uzibona hano. Hanyuma wowe izo wohereje nka kwa kundi nababwiye ngo wenda ushobora kohereza amacertificat, ushobora kohereza diplome zawe, ubibona hano muri document wohereje. Ariko ko aribwo tugiye gutangira nta kintu kirimo. My payment ni igihe bagusabye gukora payment runaka, ariko kwa ko nababwiye ko Arrima ari free, nta payment biri budusabe, kereka wenda mu gihe wabaye selected, wenda bakaba bakubwira kwishyura amafaranga runaka, wenda ya selection Quebec cyangwa se ya residence permanent. So twagiye kuri my file, ubundi dutangire create a new folder. Turahita tuza hano kuri type of folder to create. Tuze hano, noneho turaza hano kuri declaration of interest. Nkuko nababwiye ko ari Arrima tugiye gukora, turaza hano kuri interest yacu kugira ngo tuze kuza gushyiraho professionalism. Noneho uhituza hano kuri create. Noneho abona iyi page imeze gutya, declaration of interest. Urabona dossier yose ni nkaho byandi twabanje kuzuza bije hano. Urabona amazina ye, Alice, file number bahita baguhereza file number, file status nayo urabona ko biri en cours. Hanyuma wakatazaho deadline for submission, no kuvuga ngo
ntabwo ugomba kurenza itariki 8 z'ukwa mbere 2026 utarasubmitinga ino application uri gukora. Ni ukuvuga ngo murabona ko utu tuntu twose muri kubona hano kugira ngo tube turangije gukompleta nuza yacu nuko tugomba twose kuba dusa green. Scores uzirebera hano iyo urangije kuzuza ibisabwa byose. Tumanuke hasi tuze hano muri personal information turebe ko byuzuye byose, niba bituzuye tubyuzuze. Okay, identity nkuko twujuje amazina Uwase Alice, abaye afite andi mazina ubyuzuza hano, ariko koko ntayafite uyashyira hano, ntayo turi bushyiremo. Urabona ko zanuza zose twa personal informations twujuje turi gucreatinga account zose ziri hano. Tumanuke tuze twuzuze hano citizenship ye, tuvuge ko ari Rwanda, dushyiremo Rwanda. Okay, noneho abaye afite indi citizenship wayishyira hano, ariko ko ntayafite turayihorera. Additional information hano ni passport number. Ni byiza ko ukora ino application ari uko ufite passport kuko ni ingenzi. Reka wenda nayo tuyihimbe kugira ngo twuzuze nuza yacu. Twashyizeho wenda dushyireho rwa 17. Noneho hano ushireho aho yatangiwe, naho of course reka dushyireho kari mu Rwanda. Okay, dushyireho kari mu Rwanda. Hanyuma tumanuke munsi. Have you already obtained an individual life reference number from the Ministry of Immigration and so on? Reka nkore full size kugira ngo hatagira ibintu bibaderanja byo muri screen. Have you already obtained an individual file reference number from the Ministry of Immigration? Hano turashyiraho no kuko ari ubwa mbere, ntayo twigeze tubona ivuye muri immigration, ubwa mbere tugiye kubikora. Do you already have file number? Yes, waba ufite file number muri immigration? Turashyiraho no kuko ntayo dufite. Hanyuma tumanuke hasi dukomeze. Ni ukuvuga ngo akurangije kuzuza kahita kazaho aka kantu k'icyatsi kavi, bigaragara ko wakomplese information zose wazirangije. Ubwo rero kugira ngo application yacu ibe yuzuye nuko ibi bintu byose utu twose turi buze kuba dusa icyatsi. Dufite urugendo ariko gushaka no gushobora. Reka dukomeze. Hanyuma tugiye kuri family situation. Tumanuke hano current marital status yawe ni iyihe? Urashyiraho célibataire, married, se, common law, divorce niki. Ndashyiraho célibataire. Hanyuma do you have children accompanying you in your immigration project? Niba ufite abana urashyiraho yes, ariko niba ntabo ufite urashyiraho nongera. Kuko ndi gukora nk'umusibateri kugira ngo bitaza kudusaba ama information menshi, ndashyiraho no. Ariko ubaye mufite ushyiraho yes, hanyuma baguha izindi information zo kuzuza nazo ukazuzuza. Nshyiraho no. Hanyuma tumanuke. Turakirangije. Hanyuma dukomeze tuze hano kuri intention in Quebec. Tumanuke hepfo. Do you intend to settle as a skilled worker in Quebec permanently? Urashyira of course yes, kuko ushaka kuza gukora muri Quebec kandi bibaye byiza bikaba permanent. Urashyiraho yes. Do you intend to take a job in a company over which you exercise control? Urashyiraho no, kuko babonye kugiye kwigira bamenya, cyangwa se uje ufite target y'ahandi runaka, ushyireho no.
is the job you intend to hold in eligible sector. Urashyiraho no kuko ugomba kuba uri eligible, sector ugomba kuzamo igomba kuba yemewe. Dukomeze hepfo. Aha hantu rero tugeze ni ukuhitondera kuko niho ruzingiye. Aha tugeze kuri main profession. Aha tugeze niho ruzingiye, mwitonde mubyumve neza. Ni ukuvuga ngo hano murabona ko bari kudusaba code yitwa NOC code. NOC code ibivuze iki rero? Bivuze National Occupation Classification. Ni ukuvuga ngo aha niho tugiye gukura professionalism yacu dushaka kuza nk'iki. Niba ari akazi dushaka kuza tuje gukora, tugiye kureba bitewe n'ibyo wowe wize cyangwa bitewe n'ibyo ushaka kuza gukora. Aha niho rero tugiye kubirebera. Nturi bubyandikemo hano rero, icyo usabwa no gushyiramo code kugira ngo baze guclassify bitewe n'ibyo bafite. Ni ukuvuga ngo turaza hano to find the no code search on qualifications Quebec. Ni ukuvuga ngo turaza hano kuri qualifications Quebec website, tujye gushaka iriya code ya NOC. Iyi code ya NOC nk'uko mbibabwiye irabijyanye n'icyo dushaka kuza gukora muri Quebec. Turaza hano rero nk'uko babitubwiye qualification Quebec, tuhaklike. Noneho tuze hano, urabona ko bahise bakubwira ngo skills recognition portal. Ni ukuvuga ngo uraza hano muri search by professional or CNP. CNP ni ya NOC code, nuko CNP ari muri français. Hanyuma uze hano wandikemo icyo ushaka. Wenda reka twandikemo mining. Ubwo turashaka kuza nk'abantu baje gukora iki, baje muri profession nka mining ibi bintu. Hanyuma tuze hano tujye muri search. Ushatse washiramo uri umudoctor, ushaka kuza nk'umudoctor washyiramo umudoctor, ushaka kuza nk'umustudent ushyiramo student, ushaka kuza wenda nk'umu infirmière ushyiramo infirmière, biterwa nuko ubishaka. Hanyuma ukaza hano kuri search. Iyo ugeze hano kuri search rero urumva ba search for your professional, ura scrollinga ukareba. Urumva haba hagiye hariho ama types yaba mining. Urumva hari nka mining and quarry supervisor, ukaza nk'umusupervisor, ukaza nk'umwengineer. Hariho udukategori twinshi, simbi zoberemo neza ibintu bya mining, ariko nk'abantu babikora bahita babyumva. Njye nuko ari nk'urugero nanze. So reka wenda twihitiremo kuza nk'aba mining engineers. Ukande hano. Nukanda hano kuri mining engineers urahita ubona ya CNP nababwiye yitwa ariyo NOC, ariyo nabasobanuriye kare ya NOC. Hanyuma uyikopiye ahantu cyangwa uyandika ahantu. Nurangiza usubire inyuma kuri ya Arrima yawe. Nurangiza ya code uze uyandikemo. Nabonye 21 330. Title of the CNP professional twanditseho ko ari mining engineers. Bahise bakwereka ko kategori yayo ari 1. Dukomeze. Are you authorized to practice your professional in Quebec? Of course yes. Noneho tumanuke hasi. Are you authorized to practice your professional in Quebec? Of course yes. Noneho hano type of document received. Haba hari izigiye zitandukanye. Hari regular practice permit, temporary teaching. Ushaka gushyira wenda kushaka certificate ugashyiraho yes.
type of document yes twashyizeho yes. Tumanuke. You clearly distinguish yourself in your professional through exceptional. Ushyireho no. Tujye kuri job offer validate. Do you have a validate job offer in the main profession you are considering? Aha ni hahandi nabasobanuriye ubaye ufite job offer y'umukoresha hano Quebec byaba byiza kurushaho, ariko ubaye itamufite it's okay. Reka dushyireho ko nawe dufite. Place of establishment. Ahangaha ni ahantu ushaka kuba. In which city or municipality do you intend to settle? Uhitamo bitewe n'aho ushaka. Use duhitemo ahahe, ariko aho wahitamo hose wowe ureba agace navuga ngo ni Quebec. Okay, ndareka mitemo simple. Hanyuma Quebec region uhitubona ko ari capital national, ibyo nta kibazo kuko ni muri Quebec. Ugomba kumakinga sure ko ari region du Quebec, ari muri region ya Quebec. Hanyuma tumanuke hasi. Ubu akangaka nako dusa nkaho tukarangije. Ikigomba gukora ni ukuverifiya ko kabaye green, ubundi ukongera ugascrollinga hasi ukamanuka ugakomeza. Tugeze kuri schooling, bijyanye n'amashuri. Tuze tuklikeho. You must declare all your higher education diplomas beyond primary studies. Okay, do you have a degree beyond primary school? Niba warize ufite amashuri arenze primaire urashyiraho yes, niba ntayo ufite urashyiraho no. Pour le moment reka dukoreshe yes. Do you have a comparative evaluation of studies carried outside Quebec? Niba ufite ama evaluation studies wabonye urashyiraho yes. Niba ntazo urandikaho no, hanyuma uze hano kuri add diploma. So ni ufite diplome rero, kuko n'ubundi niba twavuze ko twize, of course tugomba kuba dufite diplome. Uze hano kuri following wandikemo diplome yawe igihugu wayiboneyemo, wandike igihe watangiriye kwiga n'igihe warangirije kwiga. Nurangiza uze ukande hano kuri following. Ariko kwa ko ntayo mfite diplome, ntayo mfite muri aka kanya, ngewe ndabikansoringa, ariko wowe ubaye yifite wagira, ubaye yifite wabishyiramo. Okay, dukomeze. Ngewe ubwo ntabwo ndi bubishyiremo kuko ntabyo mfite, ariko bifite uhita ubishyiramo hariya. Tujye kuri professionalism. I guess ko sinzi ko aka karibuze kuba kabaye green, kubera kujya kabaye green nta kibazo kwa ko nuzayo ntayo mfite. Dukomeze. Juste no kugira ngo mbereke inzira ushobora gucamo ubikora, ariko harimo ibintu ntari buze kubona muri kano kanya kubera ko sindi ready yo kubisubmitinga, ariko ndizera ko inzira muri buze kuba mwayibonye. Tuze kuri professional background. Professional background, click the add button to describe your professional background over the past 5 years. Uraza hano naho kuri add. Noneho urabona ko ni kuri occupation. Occupation yawe rero, of course washyizemo ko ushaka kuza nko mu mining, ugomba kuba wari ufite iki akazi. Ushyiremo wenda ko akazi wagatangiye wenda 2021, wenda z'ukwa 10 le 10. Urumva, noneho niba kararangiye urashyiramo date igihe karangiye. Niba ukigafite urakorosha hano I still have this occupation.
uze hano kuri occupation, ese wakoraga full time, part time, yari internship se, yari work stoppage, wari nta kazi wari ufite, wari volunteering, ukareba. Ariko koko nanashyizemo ko nari mfite akazi ndashyiramo full time. Uze hano kuri type of employment, ese wari umusalariye, wari entrepreneur, wari koreraga se, wari commissioner employment. Ariko reka dushyiremo ko twari abasalariye, twafataga umushahara wo ku kwezi. Tuze hano kuri title, ese titre yawe yari iyihe mu kazi? Twashobora kwandika wenda mining engineer wenda, sibyo? Name of the company wenda ushobora gushyiramo ko yari mining Rwanda. Turi guhimba ntago ari byo. Noneho are you the owner of the business? Ndashyiraho no kuko sindi owner. Country, noneho aho wakoreraga ni hehe? Twakomeje gukoresha Rwanda, reka ariyo dukomeza n'ubundi gukoresha. Noneho hano twandikemo Rwanda ko ariyo twakomeje gukoresha. Okay. Noneho province cyangwa se state, twandikemo Kigali. Tupfe kwandikamo Kigali, iyi juste ni example. Ubundi iyo ubirangije byose ubona nta kibazo, ukanda confirm. Professional background irange, uza hano kuri French cyangwa language skills. Ahangaha rero kuri French cyangwa language skills, aha niho nababwiye handi wandikamo ko ufite wenda diplome mu Gifaransa cyangwa diplome mu Cyongereza. Ahangaha rero niba uyifite urandikamo yes. Niwandikamo yes, hano harahita hazaho akantu kanditseho add, ubundi ube wakompleta ibijyanye n'ibyanditse kuri diplome zawe, ubundi wandike confirm. Ariko njye ko ntabyo mfite, ndaza hano nyite nshyiramo no. Aha tumanuke hasi ni kimwe, naho ni kuri English. Eske ufite diplome muri cyangwa certificate mu Cyongereza ya langue. Noneho hano nushyiraho yes nabwo urayishyiramo. Mva ndababwiye ngo ntabyo mfite, ni ukuri pe, reka nshyiremo no. Njye nkoze ibi nyine kugira ngo mbereke inzira, kuko hari abantu benshi babimbajije ariko ntabyo mfite, niyo mpamvu ndi bugende nshyiramo no. Okay, aka ubwo kararangiye, tugiye nabo kabaye green. Tugiye kuri additional information. Have you studied at an educational institution in Quebec? Ubaye warize hano wavuga yes, ariko ko ari ubwa mbere turashyiraho no. Umanuke hasi. Family in Quebec. Do you intend to establish yourself outside the CMM? CMM ivuga Montreal Metropolitan Community. Of course, urashyiraho yes. No, is at least one member of your family or that your sponsor is applicable 18 years of age or older. Hano niba ufite umuvandimwe uri hejuru ya 18 ufite permanent residence uba hano muri Quebec urashyiraho yes, ariko ko naho ndashyiraho no. Noneho tumanuke hasi. Main professional regulated by regulation authority in Quebec. Is your main professional or the job you wish to practice in Quebec regulated by the regulatory authority? Okay, yes. Noneho twakomeje. Do you have a regular practice permit obtained from the professional body? Niyo uyifite urashyiraho yes, ariko ubu ntayo.
Have you obtained a certificate of satisfaction of the language requirement issued by professional body? Nayo. Did you receive a certificate of success or the Office québécois de la langue française examen? Nayo. Uyifite urayishiraho. Tugiye kuri previous request. Have you already submitted an application for permanent selection in Quebec? Ubaye wara submitinze ushyiraho yes, ariko pour le moment ni no. Have you ever submitted an application or been included in application that was rejected? Ubaye warakoze application ikaba rejected na immigration ya Canada, wabishyiraho muri 5 years zitambutse, ariko niba ntayo wakoze ubwo naho urashyiraho no. Tujye kuri consent. Okay, twamanutse tujye hano ku kanyuma. Yaha rero urabona ko ni nkaho uburangije. Aya ni amabwiriza yo guha uburenganzira Quebec ko iverifiye ibintu byawe kandi ukemeza ko nta fraude cyangwa se amakosa cyangwa kwibeshya washyizemo. Ntago mu by'ukuri ndi bubisome pe, ni byinshi, wafata umwanya ukabisoma. Gusa ngiye ndabaha autorisation hose. Yes. Would you interested in working in Quebec as temporary foreign worker? Niba ari yes urashyiraho yes, niba ari no urashyiraho no, ariko pour le moment ugomba gushyiraho ko uri temporary. Tumanuke hasi. Recruitment missions abroad. Hano naho ubotorize ko bashobora kuguhamagara mu gihe byabaye ngombwa. Hanyuma studies nabwo kubisoma byose ukareba, ariko ugomba kuba autorisation kugira ngo babe bakurikirana dosiye yawe. Tubyemeze byose. So nimaze kubyemeza urasevinga. Hanyuma wamara gusevinga, hano hariho summary. Ushobora kujyaho kuri summary ukareba ibyo wakoze byose, ukareba niba hari icyo wibagiwemo. Urabona ko ahangaha ubwo nari nzi ko narangije kubikompleta kandi harimo ibyo nasimbutse. Tuze hano kuri professional background, ntago yarangiye. Impamvu itarangiye ariko professional background urabona ko ntago nadinzemo iki ya occupation yanjye, bya bintu byose bansabaga bya part time niki, wowe ubifite urabyuzuzamo hano ubishyiremo. Hanyuma no muri scoring impamvu bitabaye completed nuko za diplome nagombaga kwadingamo ntazo mfite rwose, ntazo nigeze nshyiramo, niyo mpamvu itabaye completed, ariko ugomba kuzishyiramo mu gihe hejuru wavuze ko wize ufite amashuri. Kuko hano mwabonye ko nashyizeho do you have a degree beyond primary school. Nukuvuga niba navuze yes, ibyo ari byo byose mfite iki, mfite amadiplome. Okay. Ubaye ntayo ushyiraho no. Hanyuma iyo ushyizeho no karako hasi ntabwo bakaguha kukuza kwadingaho amadiplome. So umaze gusevinga rero ibintu byawe nkuko nabiberetse, kankwereka kandi kantu gato. Ushobora kuza hano kuri maze kubyuzuza byose, uko nabwiye ko bagendera kuri scores. Ushobora kuza hano ukahita ureba scores ufite mu tuntu akenshi bakunda kugendera, nkuko nababwiye muri video ko hari utuntu bagenderaho, like wenda nko kuba ufite diplome mu cyongereza cyangwa mu gifaransa, ko bagendera ku myaka, work experience, level of education, byose murabizi ko nabibabwiye muri video nashyizeho.
utarayireba yasubira inyuma akayireba. Ni ukuvuga ngo knowledge of French, bya bindi za diplome koko nazo nashyizemo, murabona scores zanjye ni 0. Age nabwo nashyizemo ko yavutse muri 90, bwo urumva ni 35, ni imyaka 35 niba nibeshye. Murabona ko uko ugira imyaka iri hejuru niko uba ufite amahirwe makeya. Urabona ko bamuhaye 75. Length of work experience ni 0. Level of education kubera ko ntabyo nujuje ni 0. Wowe byose uzagenda ubyuzuze byose. Hakaza n'ibingibi bya labor force n'ibiki byose nabyo, kuko nta hantu nigeze nkora muri Quebec, naho urabona ko nta manota mfite Quebec, na diplome zo muri Quebec mfite, na professionalism yo kuva wenda ngo work experience nashyizemo. Murumva bya bintu byose byo kuri diplome ntabyo nashyizemo, niyo mpamvu uri kubona biriho 0 gutya. Ariko iyi ni example yo kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kubikora. Urangije rero, umaze kurangiza kuzuzanuza application yawe, uraza ugakanda hano submit, ubundi ugategereza. Urabona ko twamukoreye nuza profile hano wa Alice Uwase wacu, byose tubibona, hanyuma ukaza ugakanda submit. Ngero sindi bukande submit kuko iyi ari example ndi kubereka. Hanyuma uba ufite deadline. Urabona ko deadline bamuhaye ko nibura ya submitinze ino application ari le 8 janvier 2026. Ubona ko uba ufite igihe, ushobora kugenda ubikora buhoro buhoro witonze. Ngewe rwose harimo ibintu byinshi nagiye ntaruka cyangwa se ntavuze neza, murambabarira bitewe n'igihe, kuko gukorana none video ikaba ndende, akenshi abantu ntibayireba. So merci, murakoze, Imana ibahe umugisha. Hagize icyo utasobanukiwe neza cyangwa se ufite icyifuzo n'igitekerezo, wabitugezaho muri comment, hanyuma tukazabiganiraho ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bye.